murakoze kumpa ijambo. Nitwa Muganga Eugenie, nkaba ndi muganga nk'uko izina ribivuga, ariko n'izina ababyeyi banjye banyise, c'est le nom familial. Nkaba ndi managing director muri HPG. Nitwa Motanyasha, umukozi wa company ya Health People Group. HPG, umuntu yumvise bwa mbere HPG ni iki? HPG ni ikigo gitanga ubwishingizi buvuza abantu. Motanyasha, watubwira kuri produit ikunzwe cyane muri iyi minsi ya HPG, igira icyo itubwiraho? Product ikunzwe muri iyi minsi ya HPG cyane ni medical insurance, indi ni funeral insurance, ariko muri make ikunzwe cyane iri ku isoko nonaha ni medical insurance. Ndavuga cyane ku bwishingizi bwo kuvura, kuko ubwishingizi bwo kuvura ni ubwishingizi bufite umumaro cyane ukomeye ku isi hose. Ubuvuzi burahenze, haba na hano mu gihugu iwacu. Dufite ama-assurance menshi avuza abantu, ariko HPG by'umwihariko ni ikigo gifite kazoza keza, kuko HPG ni ikigo cyakira abantu mu nzego zitandukanye ku rwego bariho, ku bushobozi bafite. Medical insurance ni twe dukoresha uburyo bwa discount card. Icyo cyo cya mbere. Ikarita yacu ni medical discount card. Ni ikarita ivuza umuntu mu buryo bwa discount. Discount ni igabanyirizwa. Gishobora no kwakira umuntu ku giti cye, tuva nk'umuseribateri, cyangwa se kikakira umuryango mutarinze kuza muri itsinda, kandi buri wese akisanga mu cyiciro kimukwiriye, kubera twese ubushobozi ntibungana. Muri HPG tukaba dukorana n'amavuriro hafi ya yose meza yo mu gihugu, naho abakiriya bacu batubwiye bati dushaka iri vuriro ryacu, iri vuriro twegereye kugira ngo tuborohereze kugera ku ivuriro bitabagoye, naho tujya gufata ubufatanyabikorwa n'iryo vuriro kugira ngo mu by'ukuri tworohereze abakiriya bacu. Ubundi ubuzima, iyo umuntu arwaye kugira ngo agere ku ivuriro biba bimugoye, ariko iyo abashe kubona ivuriro rimuri hafi abasha kurigeraho bitagoranye. Niyo mpamvu rero HPG yiyemeje kuba igisubizo cya buri muntu wese uyigana. Hari uburyo bwinshi cyane bwo wabonamo iyo karita, ariko igisabwa cya mbere ni ukwishyura, icya kabiri ni ugukontakita. Nimero zacu zirahari zo badukontakitaho, dufite website, dufite email ene cyane washaka wayikoresha. Uwizeyimana Sezare, bakoresha ubwishingizi bwa HPG. Nabonye HPG ari inyangamugayo, yakira abantu neza. Nabonye mbese harimo itandukaniro, jyayo bakakwakira neza, ntabwo warwara ngo uhere mu rugo, segonda imwe uba uhageze n'ikarita yawe ukagenda ukivuza nta kibazo. Nabonye rero kujya mu bwishingizi bwa HPG nta kubuza. Ugarutse ku kintu cy'ubushobozi, nibuka ko hari abantu twigeze kuganira bambwira ko impamvu mu Rwanda wenda abantu benshi batitabira kugana izi serivisi z'ubwishingizi zitari mituweli, kuko abantu benshi usanga bari muri mituweli ari uko bijyanye n'ubushobozi buke baba bafite. Mwebwe nka HPG, ibiciro byanyu bihagaze bite? Ese mufite ibiciro abaturage navuga ba mikoro make bisangamo? HPG ibyo bintu yabitekerejeho, kuko yagize ibyiciro birenze ibyiciro 7, aho hose umuntu ashobora kwisangamo, kandi icyo buri cyiciro kivuza umuntu mu gihe cy'umwaka. Nahera nko ku cyiciro cya mbere cy'amafaranga make 280
ariko icyo gihe umuntu kimuvuza 40% akishyura 60%. Icyiciro cya kabiri ni 450, 450 HPG ikamuvuza 60%. Naho icyiciro cya gatatu kuri 650 bakamuvuza 70%. Icyiciro cya kane 850 bakamuvuza 80%. Icyiciro cya gatanu 1,200 bakamuvuza 90%. 1,500 akavuza 100% ari mu bitaro, naho yari kwivuza ataha bakamuvuza 90%. Miliyoni 2 ku bantu babasha kujya kwivuza hanze y'igihugu. ngira ngo hasanzwe hari ubundi buvuzi n'ibindi bigo by'ubwishingizi bitandukanye mu Rwanda ndetse no hanze, batubwira ni iyihe mpamvu ituma ukangurira abantu kuza muri HPG? Impamvu zo ni nyinshi, ariko zimwe z'ingenzi ni uko kampani ya Health People Group niyo kampani ishobora kukwemerera kuvuza umubyeyi wawe muri asiranse, niyo kampani ishobora kukwemerera kuvuriza hanze y'igihugu cy'u Rwanda, tukakwishyurira 100% aho ugiye kwivuriza. Kampani ya HPG niyo kampani ishobora kwemerera umuntu uri above 65 years kubona ubwishingizi ugereranyije n'izindi. HPG agarusho kayo ntireba ku ngano y'umuryango, family size. Kuko ahangaha ushobora kuza ufite abana 10 ikaba yakuvuza watanga 1,200,000 ikaba yakuvuza kuri. Kandi twebwe nanone ikindi kiza cyacu ntabwo tuvuga ngo amafaranga wivuje wayamazemo ngo tuhite tuguhagarikira kwivuza. Nukuvuga iwacu muri HPG imvugo niyo ngiro, amasezerano wagiranye n'ikigo mugitangira niyo mukomeza kugirana kugeza igihe umwaka urangiriye. Tuvuge ni wishyuye ikarita yawe uyu munsi ku itariki 8 z'ukwezi kwa 2 2021, izarangira ku iyo tariki 8 z'ukwa 2 2022. Bivuge ngo iyo umuntu yamazemo amafaranga ye, niba niko nabyita, arakomeza akivuza nta kibazo, ntabwo mugera igihe ngo muvuge ngo umuntu yarengeje amafaranga yishyuye mu muhagarikire? Ntabwo tumuhagarikira kuko mwagiranye amasezerano, kandi tugomba kwibuka ko icyo twasezeranye n'umuntu icyo tugomba gukurikiza. Kandi mu mvugo y'Abanyarwanda urabizi ko aho abagabo basezeraniye niho bagomba guhurira. Muri urwo rwego rero njye nakangurira buri muntu wese nta kintu na kimwe yitwaje ngo yagura amafaranga, yagira ikibazo yaza akagana inzego za HPG cyangwa se ku biro byacu ku Edikota, cyangwa se agasanga abakiriya bacu bahora bajya kureba abantu aho batuye, akaba yaza agahitamo icyiciro yabasha gukoresha cyabasha kumufasha, ariko ntagire umuntu n'umwe urwara ngo ahere mu rugo, kuko HPG icyo kibazo kigera gikemuye. Kuko murabizi neza ko mu Rwanda kwivuza birahenze, kandi ikintu gihenze cyane twese turabizi, haba mu Rwanda haba no hanze yabo, kwivuza birahenda cyane. Tugaruke kuri ya discount card. Watubwira iyi discount card bigenda bite umuntu ageze kwa muganga? Ese hari abaturage mujya muganira abakiriya banyu bakababwira aho bageze kwa muganga bakirwa batugeranyije n'abafite izindi asiranse? Ni ukuvuga ngo dore kwanza medical discount card ni iyi ngiyi. Urabona ino karita yacu iriho ibintu bisobanutse neza cyane. Hariho HPG contribution, hakabaho na patient contribution. Ibyo bintu biri kiriya kuri iyi karita. Bivuze iki ku muntu utumva Ni ukuvuga ngo ku muntu utumva Icyongereza, hano kuri HPG contribution nayo twe twishyurira umurwayi, then patient contribution nayo we yishyurira ageze kwa muganga. Ibyo bintu biri kiriya aha ngaha. Kandi noneho ino karita yacu ifiteho na nomero. Ino nomero iyo uyishyize muri sisiteme yacu
bihita bigaragara ko uwo muntu ari asire muri HPG. That's why wakirwa neza nk'uko amavuriro dukorana nayo yose afite sisiteme yacu, kandi sisiteme yacu ntigigerageye ngo ihagarare, igerageye ngo amanetiwaka abure, twe ntabwo amanetiwaka ajya abura kuri karita yacu. That's why umuntu wese namukangurira kuba muri ubu bwishingizi bwa HPG. Tugana ku musozo, nihe message wagenera baba abaturarwanda cyangwa n'abandi bantu bifuza gukoresha ubwishingizi bwa HPG? Message nagenera abaturarwanda bakurikiye iki kiganiro ni ukubakangurira kugana HPG kuko ni igisubizo ku banyarwanda bose. Ibiciro byayo ntabwo bihanitse ku byo twavuga ngo umuntu wese yabitinya, kandi hari icyiciro buri wese ashobora kwisanga bitewe n'uko umufuka ungana. Ntawe uzahera mu rugo, tugomba gukora uko dushoboye kose ku buryo umuntu wese wajyanye amasezerano na HPG abasha kwivuza kandi agahabwa serivisi nziza.